Ndabasuje mwese dukomeje gufatanya ku exploiter ino application yitwa OKX. Ngira ngo video ya mbere yatangiye ibereka uko downloadinga, indi mbereka uko ubikuza. Hari abantu benshi bikomeje gucanga. Urabona mfite 1 USDT dollar nayo ngiye kuyabikuza, mbereke uko abikuza. Mbere na mbere ndagira ngo mbereke abamaze gukorera bonus, abamaze gukora amafaranga ya bonus. Ndagira ngo mbereke aho urebera refero bawe, ukarebera n'abari pending cyangwa se abamaze kuyaguha. Uraza ugakanda hano hejuru hariya kanze gusubiza inyuma mu bireba. Uraza rero ugakanda hano hejuru, ahangaha hari aka gakanuza, aka ka box akangaka muri kubona gutya. Uraza ugakande, urafungura application yawe nyine nk'ibisanzwe, ubundi ugakandeho gutya. Noneho tuvuge n'urugero wamaze kubikuza amafaranga bagwaye ya bonus. Hano wenda hariho 0, ushaka kureba niba hari umurefero wawe waje ngo umaze umukoreho amafaranga. Uraza ukagakandaho rero. Nyuma yo kugakandaho, iyo hari umurefero wawe wakoze wabaye invited nyine agasigninga in, nyuma agakora verification, kuko amafaranga yawe bayaguhereza ari uko yamaze gukora verification. Yakoze verification rero aka kagufuri ntago kaba gafunze, kaba gafunguye. Iyo usanze gafunguye rero uhituza ukagakandaho. Iyo umaze kugakandaho, kano gakarito kahita kavamo amafaranga utsindiye y'uwo murefero. Nkuko mubibona rero, mumaze kubibona hano inyuma kuri dashboard ngiye hariho $1 rimwe. Noneho reka dusubireho turebe abandi barefero bari pending cyangwa se bashobora kuba barakoze sign in ariko bakaba batarakora verification. Nabwo ukandaho, ukaza ukareba, ukongera ukaza hano hejuru ugakandaho. Murabona mfite abarefero 13, ariko umwe niwe wakoze verification kuko niwe nakoreye rewards. Murabona abaso biri muri progress. Murabona nk'uyu nguyu witwa uyu nguyu murabona niwe naninzeho $1 rimwe, kandi murabona naninze $1 ryo kuba yabaye verified gusa. Ubu nakora trade cyangwa se akabitsa amafaranga n'ubundi biri muri progress, n'undi bazama indi bonus. Ibyo ni ibya mbere by'uburefero, ariko wenda simbabwiye ngo mukore trade kuko nta bumenyi bwinshi na application muyifiteho. Mwebwe icyo mbabwiye gusa mukoremo account, mukorere iriya welcome bonus. N'ababishaka mukorere refero, niyo utabishaka wenda ngo ukorere refero ariko iriya welcome bonus wayibonye nabyo ntacyo bitwaye. Byo ntacyo bitwaye rwose. Icyo nshaka nuko buri muntu wenda ino application ino promotion yabo izarangira agize icyo ayikuyeho. Ushaka kuyikoraho 1000 cyawe 500, ayo si amafaranga makeya wakorera rwose. Amafaranga ukoreye ko yaguha koza account ntago ari make pe, ntago amafaranga wagenda mu nzira ngo yatore wanayakoresha ibindi. Uyu munsi rero ngiye kubereka uko amafaranga ufiteho uyabikuza n'uburyo ukoresha ino account ku bantu badasanzwe muzi gukoresha Binance. Kuko Binance ikora kimwe nk'ino application, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ku bantu badasanzwe muzi gukoresha Binance. Rero hari ikibazo muzagira, ikaba aricyo cya mbere mperaho. Ikibazo abantu benshi mugira, iyo umaze kwinjiramo bakaguha iriya welcome bonus. Mugende muri video ya mbere nakozeho yerekana uburyo bonus uyiclaiminga. Iyo umaze kubikora rero bagwaye welcome bonus, hano amafaranga yawe ahita azaho. Cyangwa mwarabibonye. Mbere na mbere reka mbanze mbibere uko bigenda, nubwo mwabibonye muri video ya mbere. Iyo umaze gukora verification hano kuri utu tuntu muri kubona ndi kuzunguza gutya, uratureba ukareba ahantu handitse claim now. Ureba ahantu handitse claim now bonus, kaba kanditse iyo umaze gukora verification ukagakanda. Iyo ugakanze bahita baguhereza ya welcome bonus nyine. Biri muri video ya mbere. Noneho tugaruke hano, amafaranga yawe ya bonus tuvuge yagezeho. Noneho hari ubwo aza ari mu ma bitcoin. Mona hariho USDT, hariho na bitcoin byose. Yari mu ma bitcoin ukora iki?
uraza hano ugakandaho ukayahindura ukayashyira nyine muri USDT nk'uko mubona gutya ariho. Icyo ni icya mbere. Uwo ngenda bemere kubafasha kuri application rwose, uwo bizakomeza gucanga azambwire mufashe. Icyo ni icya mbere. Ikintu cyo kubikuza rero, ikintu cyo kubikuza nicyo ngiyeho ubu ngubu. Hari abantu benshi bafite amafaranga ariko kuyabikuza byananiye. Uraza ugakandaho ugahita uza hano kuri P2P trading. Ariko atansiyo, hari akantu nari nsimbutse nanone abenshi gakunda kugora. Hari ubwo bakwereka gutya ngo ari muri USDT, ari muri USDT kandi nyamara ari mu Bitcoin. Nk'urugero ukanyahindure, iyo ari muri USDT nyamara ari muri Bitcoin, uraza ugakanda hano hejuru, ugakandaho, uhita uza hano handitse tuza ukareba hano handitse convert. Hano ugiye kuyakonvatinga nyine, noneho ukandikaho amafaranga ushaka gukomvata, ukayakomvata nyine mu Bitcoin cyangwa se ukayavana mu Bitcoin uyahindura amanuza, byose ni kimwe. Ukanda hano bitewe nayo ushaka gukomvata. Ubwo kuyakomvata mwabibonye, abatabizi aho mujya kuyabikuza mugasanga ngari mu Bitcoin kandi nyamara muri kuyabona ari muri USDT. Tubikuze rero, benshi nibyo mushaka. Uza hano kuri P2P trading ugakandaho, nyuma y'ukanda kuri P2P trading bituza ugakanda hano kuri say. Urabona hari n'ahanditse buy. Hano ushaka kubayinga no kuba ushaka kudepositinga andi mafaranga, kanda kuri sell. Nyuma yo gukanda sell, muri video iherukana narabiberetse no muri reka mbibereke, uraza ukareba abantu ugiye kugurira amafaranga nako ugiye kuyagurishaho. None uyu wa mbere uraza ukareba hano percentage, ese afite like zingahe? Afite like 98%, 99%. Uyu transaction amaze gukora ni 781. Amafaranga yemera kubikurizaho ya nyuma ni aya ngaya. Ubwo uyu nguyu ntibyakunda kuko dufite $1. Turaza turiho umuntu ufite amafaranga ahwanye nayo dufite kuri balance. Hano mfite 1000. Uyu nguyu arayemera 1300. Mfiteho $1 kandi $1 bari kutweka ko bari kurigurisha 1400, kandi ubona isa bihindura, baba bari kubihindura buri mwanya. Ushatse wategereza cyangwa se ugashaka undi nyine wemera kukubikuriza ku yawe. Dore nk'ubu birongeye birakunze, kamukandeho rero. Wituza ugakanda hano kuri maximum, amafaranga yawe yose akajyaho. Urabona ni $1 ngiri. Nyuma yo gukanda kuri maximum uza ugakanda hano kuri sell USDT with zero fees. Ikindi ureba cy'ingenzi ni ukureba niba ari online kugira ngo ahita yakohereza ku kanya udategereje, ugakandaho. Noneho hano iyo utarasetinga mobile money yawe barayisetinga. Murebe video iheruka birimo ko bayisetinga, ugakanda sell. Kandi ikindi umakinga sure ko nimero zawe wazanditse neza. Urabona nayo nkanze kabiri, sorry. Ikindi rero kuba ino account yizeye koko, murabona bagiye kumbwira bati verifying nkoresheje fingerprint, nyishyizeho. Tegereze kande sell. Safeguard your P2P trade. Scams have been. Murona bari kumbwira bati ngomba kwitonda ibyo ndi gukora. Bari kumbwira bati mu gihe ataranyoreza ari amafaranga sinze kumukorera release. Ukuntu bigenda nyine ari amafaranga ubu yamwoherereje. Iyo yamwoherereje rero ntayakohereze wowe kuri MoMo, ntago yamwoherereza. Ntago nyine abaretse kugenda mu gihe atarayakohereza. Iyo yakohereje rero nibwo nawe ukanda release ugahita uyareka akagenda. Nk'ubu murabona byitwa ko nyamwoherereje, arahita abona oda ko nayikoze. Murabona ndi bwakire 1400 mu manyarwanda ngurishije bya $1 nari mfite. Ubushatse wasubira kuri inyuma kuri dashboard. Kandi ikindi ubu nshatse namwandikira nkamubwira ni mwoherereje amafaranga
murabona nawe aba yanditseho ibintu ati ndamutse ninze wampamagara kuri izi nimero nkakohereza amafaranga yawe. Ushatse namwandikira ati wamwandikira uti nyohereza amafaranga nkwereje ari mu makiripto ngukoreye release. Ibyo ushatse wabyandika, ariko buretse mu gihe nyine ataratinda cyane, kuko ubundi oda bayikoze mu minota 30. Ubwo iminota 30 irangiye nibwo ujya wakoresha ubwo buryo bundi bwo kumuhamagara se cyangwa ibindi. N'uyu ushatse wakigarukira hano kuri dashboard. Ushatse wagaruka hano kuri dashboard, ubona idolari ryacu riracyari. Iri wemera kuri releasinga nabyo ndabibereka ari uko message uyibonye ya mobile money, ari uko akwereje nyine y'amafaranga mwumvikanye. Ayo mafaranga twabonye ko ari butwereze 1400. Turaba dutegereje rero. Ikintu hano buri gukora uraza ukareba oda yawe ukimeze. P2P trade kaza ukamanuka hano kuri orders ukareba oda yawe uko imeze. Ubona ino oda iri muri progress. Murabona oda nyine ntabwo iraba, iracyari pendinga, ntabwo irarangira. Kadutegereze rero message ya MTN kugira ngo tumukorere release. Nkuko mubibona message murabona iraje. Nzi ndebe koko ari iya MTN. Nkuko mubibona rero dore ngiyi message ngiyi hano, amafaranga 1405 yose ayohereza uko yakaba. You have received 1405. Nawe ahita atanga report. Ubona anyohereje ifoto, muri kuyibona hano hejuru. Notification nyine ifoto murayibonye, image. Mbore ikintu nawe ukora, amafaranga yawe arayakoherereje. Mbona akomeje kunyandikira, dore ngaya amafaranga ndayabonye 1405. Murabizi niyo nayinumvikanye nawe, sibyo? Ubwo rero ikintu nawe ukora kugira ngo ube honest, kuko amafaranga yaguhaye uhita umukorera release kugira ngo no mafaranga nyine ave kuri account yawe, kuko wayabonye kuri MoMo uyamuhe. Ayakura kuri MoMo yaguha nawe ukayamuhereza ku yindi account afite muri no application. Kugira ngo ube honest, uhita ugakanda P2P trading, ugakandaho, ugahita hano kuri oda zacu za oda nyine ugakandaho. None oda yacu murabona pending your release. Ubu bategereje kuri releasinga kugira ngo bibe birarangira. Amafaranga nyine release bisobanuye kuyamwohereza akagenda, kuko wamaze kuyabona kuri MoMo ngaya. Kadukande release rero, durakanda hano kuri oda yacu dukandeho. Nimubona bari kumwe please confirm release. Mukande okay. Uhita ukande hano rero kuri release crypto. Kande done, kande release crypto. Please confirm you have received full payment. Hano icyo bagusaba kubwira bati shyiramo ifoto yemeza yuko amafaranga wayabonye, kugira ngo wumve kuntu bino bintu babyizewe. Wahita umanure nyine ya foto yawe kandeho, ufate screenshot yuko wayarecevinze, wongere usubire muri application, ukande hano kuri image ushyiremo iyo foto nyine. Tegereza ifoto ijyemo. Nategereza ifoto ijyemo neza, kandi ijyemo neza. Right, murabona ifoto yacu igezemo. Noneho ukande hano kuri release crypto nyine uyamwohereze ira dolari rimwe, kuko ari mucuruje aribone. Tegereze release crypto. Ndiyangana bisubimo, connection zayo ziri kugenda gahoro. Byakunze. Noneho uraverifyinga n'ubundi security yawe. Hano ikintu cyitwa security aba ari ingenzi cyane, fingerprint. Ubundi utegereze crypto zawe. Urabona order complete, barambwiye bati order yabaye completed positive. Hano no kuretinga experience yabo, ushatse waba rating ukabubwira ko ari byiza, ugasubmitinga. Nabyo si itegeko. Urabona aya mafaranga mwayibonye ko na recevinze muri message, kamanure message muyibone ya MoMo nayikanzeho harya ubwo yagiye, ariko mwayibonye si ibintu
byo kubeshya 2,450 yo kuba nararifarinze umuntu nkaba ndayakoreye. Bidakwiye ko hari n'andi ya welcome bonus nakoreye muri video za mbere mwarabibonye. Ubu ngiye kuviewinga asset zanjye, amafaranga murabona ko nsigaranye 0 kuko nayaririzinze nyine nayamwohereje nawe akayama kuri mobile money. Ufite ikibazo icyo ari cyo cyose wambaza muri comment nagusubiza. Mukomeze rero kuryoherwa n'izi serivisi. Ufite ikibazo icyo ari cyo cyose wambaza. Utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ukomeze kubona update. Hari application ndi kubategurira ariyo y'iyi ngiyi nayo ikora muri ubu buryo, ariko iyi nzayibereka nyine ari ukimwa isobanukiwe neza kugira bitazatugora kuyikoresha. Nkuko muyibona maze kwibereka inshuro 3, murabona ko maze kwikora amadolari arenga 1.69, ariko mubanze nyine mumenyere n'iyi ngiyi kuko bikora kimwe kugira ngo bitazatugora cyane. Ngira ngo uburyo bwo kubikuza rero sinzongeye kubona umuntu ambwira ati ngo kubikuza byanze, jya murabubonye. Uburyo ukomvata amafaranga nabwo nabuberetse, ubwo mwabibonye byose nyine. Ngira ngo rero ubwo ikibazo kirakemutse, ariko ntibikwiye ko ikibazo cyose wagira wambaza ndahari kugira ngo mbasubize. Murakoze cyane.